ubundi cyane bavuga ngo umuntu yumvisha n'umutima. Abanyeshuri b'iki gihe usigaye ubona abenshi badafite umutima wo kumva. Uzabaze papa wawe niba ujyugana na papa wawe ukuntu yigeraga akiri mu myaka 20 niba aribyo akigira. Ibi byose birarangira birashira. Uzabaze mama wawe ukuntu yajyaga abameze mu myaka 20. Ibi byose bikagenda bikabimbogamizi ku ireme ry'uburezi. Abasigaye bafite ikinyabupfura gike, umwana ntatinya kugenda gatuka, umwarimu ntagenda agatinya gahangara mwarimu. Yes, bakunzi ba KGTV.Rwanda, mwahisemo neza gukora subscribe kuri KGTV.Rwanda. Hanyuma mbanje kubasuhuza mwebwe muri mu Rwanda bari bahanga mwese mukamwarahisemo kubana natwe, mukomeze mukore subscribe, musharing ibiganiro byacu kugira ngo umuryango mugari wa KGTV.Rwanda ukomeze gutera imbere. Hano rero tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye cyane, aho twibanda cyane ku burezi ndetse n'izindi ngingo zigenda zizamuka ariko zifitanye isano no burere mboneza igihugu cyacu cy'u Rwanda nk'igihugu twavunikiye cyangwa se dukomeje kuvurikira kugira ngo dutere imbere cyangwa se gitere imbere, nuko tuba dushaka ko hari aho kigera ndetse ntago byageraho cyangwa se ntago byagerwaho wowe nanjye tudafatikanyije. Niyo mpamvu rero ngusaba gukomeza gukora subscribe kuri KGTV.Rwanda kugira ngo gahunda zikomeze kugenda neza. Uyu munsi rero tugiye kugana ku ngingo ijyanye n'ubundi n'uburezi, ariko noneho tugiye kureba itandukaniro riri hagati y'amashuri yigenga ndetse n'amashuri ya leta, ndetse hari n'amashuri amwe namwe agenda afashwa na leta cyangwa se amashuri y'abanyiri bwite ayo twita nka private schools. Itandukaniro ni irihe? Tugiye kureba bimwe mu byo aya mashuri ashobora kuba ahuriyeho, ibyabura ndetse ibyo amashuri yigenga ashobora kwigira ku mashuri ya leta ndetse n'amashuri ya leta ibyo ashobora kwigira ku mashuri ya prive. Mukomeze rero mubane nanjye ndetse mukore subscribe. Yes, iyi ngingo rero nyizanye kugira ngo tuganire. Hari zimwe mu mbogamizi zigenda zizamuka umunsi ku munsi, bavuga ko amashuri ya leta atigisha, hanyuma bakavuga ko amashuri ya prive ariyo yigisha. Ndashaka kubanza kubaza, ese niko mwebwe mu byumva, niko mu byemera? Uyu munsi rero ndashaka ko twibanda cyane kuri ibi bintu ku barimu. Muri no minsi turi kugenda duhura n'ikibazo cy'imyitwarire y'abanyeshuri igenda izamuka umunsi ku munsi, aho usanga uburere bw'abanyeshuri cyangwa se imyigire y'abanyeshuri igirwamo ingaruka cyane n'uburere, aho twagiye tubona zimwe mu mbogamizi twagiye tubona, aho abarimu basigaye bakubitwa, abarimu bagatukwa, abarimu bagasuzugurwa. Ariko uyu munsi tukareba nanone tukajya tukumva hari aho abanyeshuri bahohotewe, abarimu bakubita abanyeshuri, abarimu mbese bikaba uruvangitirane muri izo mpande zombi ebyiri. Bivuga ngo kugira ngo uburere bw'umwana bugerweho, kugira ngo icyo twita nka education ibeho, nuko hagomba kuba hariho impande eshatu zafatanye. Hari uruhande rwa leta, uruhande rw'ababyeyi, n'uruhande rw'abarimu ndetse n'uruhande rw'abanyeshuri. Ubwo ni impande enye muri rusange. Izi mpande iyo zidafatikanyije cyangwa se iyo zidafatanye kugira ngo zigire aho zigera cyangwa se zifatanye, ntabwo byakunda. Niba uyu munsi aka kanya mwarimu avuga ati ngewe ntago nubahwa, ntago mwarimu umushahara wanjye ari mwiza, ntago mwarimu ibisambo cyangwa se ibirura biba bitegereje umushahara wanjye, cyane cyane nkaho usanga abarimu barongejwe umushahara ariko hakaba hari ibirura hirya no hino bishaka kugenda bifata ku mushahara, bikazana impamvu runaka zo gupyeta umushahara wa mwarimu. Izi mpamvu zigatuma mwarimu atitanga 100%. Ariko turebe nanone, mwarimu wahawe umushahara mwiza ariko afite umubare mwinshi mu ishuri, uwo mwarimu ashobora kwigisha koko abanyeshuri bagafata? Igisubizo ni oya, kubera ko ubundi kugira ngo umunyeshuri yige neza nuko mwarimu aba agomba kugenda umunyeshuri ku munyeshuri. Iki rero nicyo amashuri ya prive amwe namwe arusha aya mashuri ya leta, kubera ko hano niba umwarimu wa prive afite abana 20 mu ishuri, biroroshye cyane ko buri mwana uzagenda umugeraho ukamenya weaknesses ziwe ndetse n'imbaraga ziwe. Ariko mu gihe ishuri ririmo abanyeshuri 70-80 barenga, biba bigoye ko umunyeshuri personal education cyangwa se personal achievement zizagerwa ku munyeshuri, kubera ko mwarimu ntago ari imana ku buryo azabera icyarimwe ahantu 70, ntago bizakunda. Ahantu rero niho leta igenda ikora imbaraga cyangwa se ishyiramo imbaraga yo kubaka ibyumba by'amashuri. Ariko turebe ngo uyu mwarimu waje kwigisha abantu bana yateguwe gute? Aya mashuri nderabarezi bategura gute abanyeshuri?
ubu kuri uru rwego tugezeho nuko abanyeshuri bategurwa neza, bano bazaba barimu rwose pe. Hari aho byageze leta izanamo n'abandi bantu batize uburezi bakabazanamo aho ngaho kandi bagakora neza, ibyo nabyo ni ibintu byiza byo kushimira. Ariko se batanga umuntu wavuye kwiga MCB, umuntu wavuye kwiga MEG, yigisha neza kurenza uyu muntu wateguwe imyaka 3 akiga psychology imyaka 3. Tugiye kureba twibaze ngo niba by'ukuri dufite abarimu bacu bigisha muri leta, bahabwa ubuhe bumenyi bwo kugira ngo bazatange ku banyeshuri babo. Niba tuvuga tuti mwarimu arahugurwa, umwarimu muri prive arahugurwa buri munsi, bagira icyo bita capacity building, akigishwa. Ubu ngubu muri no minsi ntago ari kwigisha kibaho chalk and talk, no. Ubu ngubu ntago muri prive bikunda gukora. Ubaka kanya mwarimu yigishwa technique zo kwigisha abanyeshuri biciye mu mikino. Ugasanga n'umwana wo muri primaire muri grade 6 mu wa gatandatu ari kwiga ariko biciye mu mikino, ku buryo umwana ataba bored cyane. Ibintu byo kwigisha umwana yicaye mu minota 40 amasaha 2, ibyo ngibyo biri kuva ku iterambere cyangwa se biri kuva ku murembe, niko abagande babivuga. Ariko umwarimu muri prive arategurwa ku buryo ahabwa capacity, agategurwa agahugurwa ku ngingo zose zitandukanye, aho usanga competence z'uyu mwarimu ziba kabisa zikomeye. Ikindi, uyu mwarimu muri leta ahabwa umushahara mwiza. Umwarimu wo muri prive ahabwa umushahara mwiza, hahandi niba umwarimu umuhaye ibihumbi 500 600, byoroshye cyane gukurikirana uko yigisha, byoroshye no kuba wamubaza ngo ise ibyo uri kwigisha urabyumva cyangwa se uri kubikora neza. Ariko uyu muntu ukora muri leta uhembwa ibihumbi 120 bakamupyetaho 40 n'agasigaza 80, kumbwira ngo afite motivation yo kwigisha biragoye. Mu mashuri ya prive usanga umwarimu ahabwa umushahara mwiza, ubwishingizi bwiza, hahandi ajya ahantu hose ugasanga umwarimu aratangirwa ubwishingizi bwa 100%, akagenda akivuza ku buntu, akafata imiti ku buntu. Muri leta batanga RSSB, haraho batanga 15%, akagenda akivuza ariko agatanga 15%. Ni byiza, ariko urumva ko aho hantu habiri harimo akantu kitandukanye. Ikindi ni ukwita ku banyeshuri. Niba umwarimu wo muri prive afite abana 20 nk'uko nahoze mbivuga, biroroshye cyane gukurikirana imyigire ya A, imyigire ya B, ukamenya ngo uyu mwana afite intege nkeya hehe. Ariko muri leta umwarimu afite abanyeshuri 80 90, biba bigoye ko yakurikirana umwana ku mwana. Urumva ko imyigire izaba itandukanye, bivuga ngo nikizava kuri wa mwana cyangwa se wa mwana ikizava mu gitandukanye na wa mwana wize yitaweho 100%. Ikindi tukwiye kumenya ni imibereho y'abanyeshuri. Umunyeshuri wiga muri prive ababayeho neza, icyo bitwa nka food menu, ibyo kurya ku ishuri biba bimeze neza rwose, arya neza, abayitaweho, imbuto ku ishuri, imineke, inyama, iki niki. Ariko umunyeshuri wo muri leta we numva ngo hari n'abava mu rugo batariye bakagenda bataha mu rugo batariye. Leta ya introducing iyi gahunda yo kurya ku mashuri, nubwo yagiye ibangamirwa na bya bisambo twagiye tuvuga, ugasanga bazanye ibiryo ku ishuri, abadirecteri barabyibye. Ugasanga leta ikoze iyo bwabaga kugira ngo umunyeshuri arye ku ishuri, ariko ugasanga hari abarimu biba ibiryo byo ku ishuri. Ariko sinaveba uyu mwarimu w'ibyo biryo, munyumve neza, ese ajya kwiba ari uko yahawe ibyo ashoboye byose cyangwa se ibimutunga? Gutu uzambwira ngo ngiye kugaburira umwana wa rubanda ku ishuri, ariko iwanjye nshonje, bampaye umushahara mutoya, abana banjye nabyaye abana 3 4 5. Icyo gihe rero urumva ko mwarimu ntago azigisha afite courage. Umwana wo muri prive aragaburirwa agahaga, mu gihe wo muri leta aba asakuma. Tugiye kugenda none ku kintu kijyanye n'umutekano. Uyu mwana wiga muri leta nta mutekano by'ukuri aba afite, yaba mu kuva ku ishuri kugera ku ishuri, kuva ku ishuri ajya mu rugo no kuva mu rugo ajya ku ishuri. Biragoye ko uyu mwana yaziga neza mu gihe yatashye imvura imunyagira, yagiye ku ishuri imvura imunyagira. Iyo ni impamvu imwe. Impamvu ya kabiri, harimo risk nyinshi z'uko umwana ashobora gukora na accident, impanuka runaka. Kwa ko umwana wavuye mu rugo akagenda n'amaguru, akagera ku ishuri, akava ku ishuri akagenda ibirometero 3 4 5. Kera wenda ubu ngubu nuko leta yagiye ikora ibintu
byo kongera aya mashuri mu mpande zose z'igihugu, ariko kera umwana akoraga ibirometero 10 akajya ku ishuri. Uyu mwana rero wagiye ku ishuri n'amaguru nta mutekano aba afite, either ashobora kugongwa n'igare, ashobora kugongwa na moto, ashobora kwikubita mu cyobo ntagire gikurikirana. Mu gihe umwana wa prive ava mu rugo akurikiranywe, yaba umukozi akabamuzana ku ishuri akamugeza ku ishuri, cyangwa se n'ababyeyi babo bakabadropinga ku ishuri. Ese nta buryo leta yashyiraho ku buryo bworohereza bano banyeshuri umutekano w'abanyeshuri kuva no kujya ku ishuri ugenzurwa gute? Abarimu mukora izihe nshingano, cyangwa se leta ni izihe nshingano wahaye umwarimu kugira ngo akurikirane? Ababyeyi ni izihe nshingano bafite kugira ngo bajye bakurikirana imyigire y'umwarimu, cyane cyane umwana wavuye ku ishuri akajya mu rugo, cyangwa se wavuye mu rugo akajya ku ishuri? Urumva uwo mwana wahuye n'icyo kibazo cyo kuvuga ngo ntago yitaweho neza, umutekano we ntago ucunzwe neza, biba bigoye. Ikindi ku cy'umutekano usanga, reka mbahe urugero gatoya. Mu gihugu cya Uganda habayeho umugabo witwaga Okero, mwaramwumvise. Uyu yasanze abana ku ishuri arabica. Ese amashuri yacu afite ubuhe bumenyi bwo gucunga umutekano w'abanyeshuri bageze ku ishuri? Ese leta igenda ihugura abantu, cyangwa se guverinoma, cyangwa se abantu bafite uburezi mu nshingano, mwahuguye aba bana ndetse n'ibigo by'amashuri mu gucunga umutekano w'abanyeshuri? Kuko nk'uyu Okero yagiye ku ishuri asanga abarimu bari kwigisha bisanzwe, abanyeshuri bari gukina, aragenda arabahondagura arica. Abanyeshuri 4 barapfuye bateragura ibyuma. Tukibaza ngo ese aba bana bafite umutekano? Ese ko twavuze ngo wenda bageze ku ishuri amahoro, n'aba bantu ba prive bageze ku ishuri amahoro, ese bafite uwuhe mutekano? Bacungiye umutekano bingana iki kugira ngo bige neza? Bigo by'amashuri mwashizeho izihe ngamba kugira ngo umwana ugeze ku ishuri yige neza afite umutekano? Umwana wiga muri leta iyo bamuhaye umukoro aragenda akirwanaho. Bivuga ngo mwarimu kugira ngo akurikirane umwana ngo yatsinze byagenze gute, biba bigoye kubera ko uyu mwana wahawe umukoro hari igihe awugarura atawukoze. Ariko uyu mwana wiga muri prive, either umubyeyi ashobora gushaka umukoci cyangwa se umwarimu mwigisha mu rugo. Mwarimu urumva kubera ko no ku ishuri barimo, either ushobora kuba muri abarimu 2 muri class imwe, cyangwa se uri umwarimu ufite abanyeshuri 20, byoroshye cyane kumenya ko umunyeshuri kanaka atigeze akora umukoro. Bitandukanye no kuba uyu mwana yatashye mu rugo, umubyeyi we yagiye guhingira ibijumba, yagiye guca inshuro. Ibyo byo kumubwira ngo uraza gukurikirana imyigire y'umwana cyangwa se uraza gukora umukoro biraguye. Rimwe na rimwe abanyeshuri cyangwa se akaba nk'inama ku ishuri, ugasanga bano banyeshuri n'abarimu ntago bigeze babona umubyeyi w'umwana. Bivuga ngo rero icyo leta ikwiye gukora ni ugushishikariza bano babyeyi. Mubyeyi, niba umwana wawe uzi neza ko wamwoheje ku ishuri, menya ko hari imikoro. Uyu mwana wiga muri prive arataha agakora umukoro abifashijwemo n'umubyeyi cyangwa se abifashijwemo n'umwarimu bamushakiye. Ariko si uyu mwana wiga muri leta we azakurikiranwa nande? Aya mashuri rero turi kuvugaho, hari ibyo rimwe na rimwe dushobora kwibaza ngo hari amashuri yambura abakozi. Ugasanga uri umuntu washinze ikigo cy'ishuri runaka. Mperutse kugana mugenzi wanjye wo mu karere ka Kicukiro ahantu usanga umwarimu agakora amezi 3 agashira amezi 2 utamuhemba. Ese uba wumva uwo muntu atunzwe n'iki? Uwo muntu ni umubyeyi, uwo muntu ni umupapa, uwo muntu ni umukobwa ukeneye kwisiga agasa neza, uwo muntu ni umusore ukenera udufaranga kugira ngo yiteganyirize. Uragiye umwambuye ukwezi kwa mbere kurarangiye, umutegetse gusubira mu ishuri. Ese ubwo wumva azigisha neza afite courage? Tugaye abantu batangira ibigo byabo by'amashuri bakambura aba barimu. Leta ntago ishobora kwambura cyangwa se amashuri ya prive, ya public schools ntago ashobora kwambura abakoresha abakozi babo kubera ko nta mafaranga ya leta. Abantu rero bakora mu bigo bya prive rimwe na rimwe babuhura n'imbogamizi zo kwamburwa n'abantu bashinze ibigo byabo ku nyungu zabo bwite. Ugasanga abanyeshuri barishyura neza ariko ntago mushaka kwishyura. Shame on you. Abantu mutishyura abakozi banyu, abantu mutishyura abarimu banyu, shame on you. Hari n'amashuri yishyuza minerivare nyinshi.
ugasanga ishuri ritanga za miliyoni ariko wajya kuri karite ya education batanga ugasanga ni nayo. Aho usanga uburezi aka kanya bwabaye business, ntabwo biri muri cya kintu cyo kuvuga ngo gutanga uburere. Ayo naho tuvuga ngo leta niki ikora kugira ngo igenzure bene aya mashuri. Ugasanga ishuri ryishyura amafaranga miliyoni 2, miliyoni 5, miliyoni 6, aho ugasanga umunyeshuri wiga muri icyo kigo ikinyabupfura ni ntacyo. Ugasanga umunyeshuri wiga muri icyo kigo nta ruri mazi. Mbese ugasanga umuntu watangije iryo shuri ari gushaka kwibanda cyane kuri business oriented, ari kwinjiza amafaranga menshi cyane, ariko nta muntu numwe yitayeho ku myigire y'umunyeshuri. Wapi? Ibi byose ni imbogamizi bigenda muri aya mashuri ya prive. Ugasanga rimwe na rimwe bibaye imbogamizi ku burezi, bibaye imbogamizi ku ireme ry'uburezi turi kuvuga. Kuko umwarimu wambuwe, umunyeshuri utahawe ikinyabupfura, umubyeyi waterera iyo ngiyo ngo ngewe ngo nishyuye minerivare ngo ubwo ngubwo byarangiye. Oya, ntago ari uko nguko bigenda. Buni byakabaye nibura mukora igishoboka cyose uyu mwana akabona ikintu kikwiriye, education ikwiriye. Aya mashuri rero yaba ya prive yaba ya leta hari ibyo ahuriyeho, aho usanga bose ababyeyi bari muri shuguri. Umubyeyi wa leta yaba ufite yagiye guca inshuro hirya no hino, yagiye gukora utuntu hirya no hino, akibagirwa inshingano afite ku mwana. Ababyeyi mukanguke, mukurikirane imyigire y'abanyeshuri banyu, imyigire y'abana banyu, mukurikirane imico n'imyitwarire yabo. Aba bana basigaye bafite ikinyabupfura gike, umwana ntatinya kugenda agatuka umwarimu, ntagenda agatinya agahangara mwarimu, biteye isoni. Ukibaza ngo niba umwarimu usuzuguwe bingana uko nguko uzigisha uwo mwana afate? Ntabwo bikunda. Umwana wasuzuguwe umwarimu, uwo mwarimu ntabwo azajya kwiga afite motivation. Abana bahawe rugari ubu ngubu yaba muri leta yaba muri prive, aho usanga umwana afite agaciro kurenza umwarimu. Ibi rero bikaba imbogamizi zikomeye cyane kukuba uyu mwana wahawe rugari, yahawe ibintu byose, yahawe internet, yahawe iPad, yahawe ibiki, noneho ntago yemerewe gukubitwa, ntago yemerewe gucyahwa, yago yemerewe. Ibi byose bikagenda bikaba imbogamizi ku ireme ry'uburezi. Ugasanga ejo nejo muri niyo mwarimu yakwigondeka niyo yakora ibingana biti, ariko kubera ko bano banyeshuri yigisha badafite ikinyabupfura, badafite amatwi yumva. Ubundi cyane bavuga ngo umuntu yumvisha n'umutima. Abanyeshuri b'iki gihe usigaye ubona abenshi badafite umutima wo kumva, ahubwo kubera ko bazi ko iwacu turabakire, leta yaduhaye ijambo, ntabwo tugomba kumvira abarimu, ntabwo tugomba kumvira ababyeyi. Ubaka kanya tukavuga ko uyu munyeshuri wiga muri leta, wiga muri prive ari uwande. Niho navuze mu biganiro byashize, mugene mu bikurikirane, navuze ngo umubyeyi wagiye agahibikana akagenda agaca inshuro akaba ari umunyonzi, ntabwo azemera ko umunyeshuri cyangwa se umwana we azasuzugura. Oya, ntabwo bizakunda, azamucisha akanyafu. Uyu muntu wagiye akaba ari umusirikare, akaba ari umuntu ufite inshingano, akagenda agakora iyo bwabaga kugira ngo umwana we yige mu ishuri ryiza, abone uburere bwiza, abone uburezi bwiza, ntabwo azemera ko umunyeshuri we azaba ikirumbo. Aya mashuri rero nubwo twakora ibishoboka gute, niyo twakora ibingana gute, uyu munyeshuri atigeze ashyirwaho igitsure cyo kumenya ngo nibura habaho kubaha umunyeshuri mugenzi we. Ugasanga abana bararwana, ukabona imico, umwana agakubita undi, ariko kubera ko babujijwe, abarimu, abadiregiteri, abantu, umuntu wese ufite inshingano ku munyeshuri yabujijwe gucyaha, yabujijwe guhana umunyeshuri. Ukabona umwana agiye akubita umwana mugenzi we ingumi, ntawe uri buhane. Ese ubwo burezi turi gutanga, ibintu byose turi kugenda tuvuga bizagerwaho gute mu gihe aba banyeshuri basigaye barabaye ibihararumbo? Usanga umwarimu arakora uko byabaga. Twabonye aho umunyeshuri, nawe munyeshuri, kuki wemera ko usuzugura umwarimu? Imyaka murimo y'ubwadoresa nibyo. Hari abana rwose ubona ageze mu myaka 13, 15 yumva rwose ari we muntu ukomeye ku isi. Imyaka irakubeshya. Uzabaze papa wawe, niba ujyugana na papa wawe ukuntu yigeraga akiri mu myaka 20 niba aribyo akigira. Ibi byose birarangira, birashira. Uzabaze mama wawe ukuntu yajyaga abameze mu myaka 23, 24 uko niba ari bwo akitwara.
turi kukuburira kugira ngo umenye ngo niba ugiye ku ishuri genda ufite objective, genda ufite intego. Bari mu mwigishanye imbaraga, mushyiremo umurava. Leta mushaka uburyo bano banyeshuri bano barimu bahabwa agaciro gakwiriye. Mushyireho ingamba zihana umwana wasuzuguye umwarimu, umwana wakubise umwarimu ahanwe by'intangarugero. Hashyirwe ibihano biba bizwi. Abantu byo kumva ngo umwana ngo bikubise umwana, ngo ngo umwana akubise umwarimu ngo yajyanywe kuri RIB, ejo baramuta akabagarutse ku ishuri. Oya, ntago ari ibyo ngibyo dukeneye. Dukeneye uburezi bufite ireme, dukeneye abantu barimu bacu tubashyigikire bigishe neza. Tunashimira abarimu bitanga. Hari abarimu bitanga hirya no hino, ugasanga umwarimu kabisa arakora iyo bwabaga, akagenda agasoma ibitabo, hakagenda agakora ibiki, ugasanga ibintu byose byagiye bimugarukaho, ariko agakora iyo bwabaga. Twakoze ibiganiro rero bigenda bivuga ku mbogamizi muri ino minsi abarimu bahura nazo. Harimo imyitwarire mibi y'abanyeshuri, harimo ikoreshwa rya AI cyane, aho usanga umwarimu atanga umukoro ukabona nta kintu na kimwe yumva. Umwana ntago ibyumva, agahita agenda agakubita, agafata homework yahawe akagenda akayikubita muri chat GPT cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zikamubisubiza, agahita yandukura akagaruka. Barimu mugenzure neza, umwana nazajya agera ku ishuri jya umubaza, jya utegura kwizi, jya utegura isuzuma, usuzume neza uvuga ati uyu mwana nahaye uyu mukoro akagenda akawukora neza, ese niwe. Twamo rero tuganira ku itandukaniro cyane ry'amashuri yigenga n'amashuri ya leta. Turebe ibibazo twabonye, bimwe mu mbogamizi bose bagenda bahura nabyo, ndetse dubona naho bagenda bahurira. Ibyo tugamije ni ukubaka uburezi bwacu bw'u Rwanda kugira ngo bugere aho bugera hejuru cyane. Mukomeze no mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, ndetse usangize kino kiganiro, usangize ibiganiro byacu byo kuri Gicano abandi barimu benshi, ndetse n'abandi bantu bafite inshingano mu burezi, kugira ngo duteze iburezi bwacu imbere. Njye rero ni Jean Damour Kwihangana, iyi ni KGTV Rwanda.